hari intambara idafite intwaro ariko ifite abapfuye benshi kurusha intambara zo ku rugamba. Ntabwo ari intambara iri mu binyamakuru, ntabwo ari intambara yo muri leta, ahubwo iyo ntambara ni intambara iri mu cyumba cy'umusore w'imyaka 17 umaze amasaha 6 ari kureba kuri telefone, umaze amasaha 6 ari guscrollinga kuri telefone. Ni intambara iri iruhande rw'umwana w'umukobwa wagurishije agaciro kiwe kugira ngo abone amafaranga. Ni intambara iri mu ijwi ry'umuvandimwe wanze kuvuga ukuri, azi neza ko n'ubundi nawe arimo kwiyahura pe. Iki gisekuru cyangwa se iyi generasiyo irimo kwangirika buhoro buhoro, ikangirika nta wabibonye ndetse ikangirika nta n'uwabivuze. None se ni iki kizakomeza kwangiza ubukurambere bw'igihugu cyacu, kikabwangiza mu bwiherero ndetse kikabwangiriza imbere y'amaso yacu twese? Uyu munsi twakoze ubushakashatsi butoroshye pe. Niyo mpamvu iyi documentary igabije kukwereka ibintu 7 bikomeye birimo kwangiza urubyiruko rw'abanyarwanda, urubyiruko nyamwinshi rw'abanyarwanda uyu munsi. We musore, we mukobwa urimo kunyumva kano kanya, we mubyeyi, we mupapa, we mama urimo kunyumva kano kanya, wagiriwe amahirwe yo kubasha kumva kino kiganiro kigiye kukubaka, kikakwereka uburyo ugomba kuyobora umwana wawe. We mukobwa, kikakwereka uburyo ugiye kwitwara, ndetse nawe musore kikakwereka uburyo ugiye kwitwara. Iyi documentary urasabwa kuyikurikirana ibintu byose uko ari 7 kuva itangiye kugera isoje, ndetse wagiriwe amahirwe yo gukomeza kuyireba. Nanjye icyo ngusaba, kora subscribe dukomeze kugendana neza. Tudatinze reka turebe ngo ikintu cya mbere kimaze urubyiruko rw'abanyarwanda, ikintu cya mbere kimaze abana b'abanyarwanda ni ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ubusinzi. Ubundi ngo bigenda gute? Ngo ubundi bitangira ahantu utari ubyitezeho, ngo ntabwo bitangira ahantu watekerezaga yuko wazabikorera, ntabwo bitekereza ahantu wari uzi ko wazafatira ibyo bitabi, ibyo biyobyabwenge. Oya, ngo ahubwo bitangira ku ishuri, bigatangira wagiye mu birori utari ubyitezeho, bigatangira muri bagenzi bawe, ugatangira kuvuga ati kuri finali ngo ko nagerageje rimwe gusa, ngo ariko ngo ntago nari nzi ko ku iherezo bizaba bimeze gutya. Urubyiruko rw'iki gihe, amayoga, ibiyobyabwenge, amatabi, ibintu byinshi. Urubyiruko rw'iki gihe rwishoye mu bintu, kwitera ibishinge, ibintu byinshi pe. Bamwe mu rubyiruko binjira muri iyi nzira kubera ububabare baba batavuga, ngo bahuye n'ihungabana, ngo abandi ngo babashaka ngo kwiyibagiza ngo babare bw'igihe gitoya, ndetse ibintu bigakomeza gutuma bishora mu biyobyabwenge n'inzoga nyinshi, bikarangira ubuzima bwabo bwangiritse. Gusa icyo baza guhinduka nyuma, umutima wabo urangirika, ubwenge bukabura, bagatandukana na famiye zabo, ibintu bikabapfubana pe. Mubyeyi, reba umwana we niba adafite ibi bimenyetso. We musore uri kunyumva, rekeraho ibyo biyobyabwenge n'aya matayo byakomeje kukubata, kuko ibintu biraje bikurangiriza ubuzima, biraje bikurangiriza ahazaza hawe, biraje bikurangiriza kariyeri yawe yo mu gihe kizaza. Ibaze niba hari umusore wo mu Rwanda watangiye kunywa ibintu by'ibitabi, yumvaga yuko nta cyizere cy'ubuzima azongera kugira bitewe n'ahantu ibyo bintu by'ibitabi byari bimaze kumugeza. Ariko ubu ngubu ishuri yarariretse, yatandukanye na famiye yiwe, muri make ubuzima bwaramworoheye, ntagakiri wa muntu, ahubwo ubu ngubu ubuzima bwe buri kugenda buriduka bureba, ubuzima bwe bumeze nk'inkangu iri kugenda iriduka yireba. Icyo ni ikintu cya mbere kirimo kwangiza ubuzima bw'abana b'abanyarwanda, bw'urubyiruko rw'abanyarwanda uyu munsi. Rekeraho niba icyo kintu wagikoraga. Tujye ku cya kabiri. Mubyeyi, ikintu kikuburije umwana amahirwe y'ahazaza, iki kintu ni icya kabiri, ni imikino y'amahirwe cyangwa se betting. Ibi ngibi ngo ni inzozi z'amafaranga makeya uba ushaka kugira menshi mu gihe gitoya, mu gihe kitari cyateganyijwe. Niyo mitego ikomeye kurusha iyindi yose aba Gen Z cyangwa se urubyiruko rw'uyu munsi rurimo kugwamo. Ibaze ngo umusore utagira akazi ashaka ngo kwifashisha ngo telefone yiwe na internet ngo n'amafaranga makeya afite ngo abashe kugira amafaranga menshi cyane, ngo abashe gukuba ayo mafaranga menshi cyane. Ariko ayo mahirwe ntagabaho pe. Buri munsi ibihumbi by'urubyiruko bikomeza gushyira amafaranga yabo kuri izi kampani za betting hirya no hino aho bari mu gihugu, bigatuma na ya make bari bafite bari gutangiza utundi dushinga dutoya, bigatuma nayo mafaranga nayabura. Muri make abantu benshi barabetinga ngo bagakora ibintu ngo niba ari amapari simbizi, ngo bagakora ibyo bintu, ariko ababasha gutsinda ni abantu bake cyane, abandi bagatangira kuburana twa tundi two bari bashoye. Icyo gihe bagenda batakaza ya mafaranga, ubwigunge bugakomeza kuba bwinshi, ndetse bagatangira no kwitakariza icyizere cyabo. Ubundi ugura telefone ugomba kuyikoresha ibintu bizima, ibintu bikenewe mu buzima. Ngira ngo urabize telefone ifite agaciro pe, ariko
ugasanga usibye ku ishuri ugiye kureba ngo uko amakipe ari gukina, ngo se ninde watsinze, ngo igitego byagenze gute. Ibyo bintu byihorere wa mwana we, ubuzima bwawe uri kuburangiza. Ugasanga bamwe biyahuye bazize amafaranga bagiye mu ideni, abandi bantu byabananiye kwishyura, ndetse ayo mafaranga nta kintu bayabyajemo, aya mafaranga barayajyanye muri betting. Si ukuvuza impundu gusa pe, ahubwo reka tuvuge ukuri, iyi mikino iri kuba icyerekezo cya benshi mu rubyiruko, mu Gen Z b'Abanyarwanda. Wa mubyeyi reba umwana we niba atajya muri ibi bintu. We musore, we muhungu uri kunyumva kano kanya, ibi bintu bizakurangiriza kariyeri yawe y'ahazaza, gerageza ubyorere hakiri kare. Reka tujye ku cya gatatu, ngo ikintu cya gatatu gikomeje kumara urubyiruko cyangwa se Gen Z b'Abanyarwanda ni imbuga nkoranyambaga, imikoreshereze mibi y'imbuga nkoranyambaga. Bakubwira ko ngo buri munota kuri telefone imwe hari urubyiruko rukomeza kurwana intambara zidasanzwe, intambara yo kugira ngo barwemere kandi bitagombye kubaho, intambara yo kugira ngo byiyereke bagenzi babo. Nibyo bintu bikomeje kuba ku mbuga nkoranyambaga. Urubyiruko rwinshi uyu munsi ruri kubaho ubuzima bubiri pe, bukabaho ubuzima bwo ku mbuga nkoranyambaga ndetse bukabaho n'ubuzima bwo mu buzima busanzwe. Ubuzima bwo ku mbuga nkoranyambaga mvuga n'ubu, ubuzima bwo ku mbuga nkoranyambaga mvuga ni ubuzima bwo gupostinga bariseka bishimye, muri make atari byo. Bakubwira ko ubwo buzima ni ubuzima bwo kugenda wereka inshuti zawe ko umerewe neza, muri make biyereka. Ubuzima bwo ku mbuga nkoranyambaga kuva mu gitondo kugera nimugoroba wiriwe kuri telefone nta kintu wigeze ukora, ubwo buzima nibwo Gen Z bo muri iyi minsi bakomeje kubaho kandi buri gukomeza kubangiriza ubuzima bwabo. Ugasanga umwana w'umuhungu, umwana w'umukobwa, umusore, umwana mutoya, umunsi wose yiriwe ascrollinga ku mbuga nkoranyambaga areba ngo byagenze gute, muri make nta wundi murimo yarabaye imburamukoro usibye kwirirwa kuri telefone. Ubundi buzima n'ubundi arongera akagoma mu buzima busanzwe yamaze kuva kuri za mbuga nkoranyambaga. Ubwo buzima ariyo verisiyo yiwe ya nyayo, kuko ubwo ku mbuga nkoranyambaga aba yishushanya ubu uri kubeshya. Ibi bintu biri gukomeza kwangiza ubuzima bw'abantu nyamwinshi, bubatera indwara zo mu mutwe, bagakomeza kwangizwa n'ibintu byinshi, bagakomeza kuba addicted ku mbuga nkoranyambaga, ngo wagiye kuri Instagram ibiki umunsi wose. Rekera kuko ibyo bintu biri kwangiriza ubuzima bwawe. Icyo cyari ikintu cya gatatu kirimo gukomeza kwangiza ubuzima bwawe, ni imbuga nkoranyambaga, ni imikoreshereze mibi yo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ikintu cya kane kimaze urubyiruko nyamwinshi rw'Abanyarwanda ni ikigare, peer pressure. Urubyiruko nyamwinshi rw'Abanyarwanda birengagije umuco wabo, banze verisiyo yabo ya nyayo, ngo bashaka kugendera mu mujyi umwe na za nshuti zabo bagendana. Akenshi ariho usanga izo nshuti ari ibirara, ari inshuti zitagira discipline, ari inshuti zitagira indangagaciro z'Abanyarwanda. Icyo nicyo kintu gikomeje kugira, ugasanga wari umwana muzima kubera ko ngo inshuti mugendana nazo wenda zikoresha ibiyobyabwenge, kubera ko ngo inshuti mugendana zikoresha inzoga, zikomeza gufata inzoga, kubera ko ngo inshuti mugendana zikomeza gukora ngo imirimo itemewe n'amategeko, nawe bigatuma ubyishoramo ngo muri amagenga amwe. Ibyo bintu bikomeje kwangiza urubyiruko nyamwinshi. Wa mubyeyi we, niba umwana wawe uri kubona akora ibyo bintu, gerageza umubuze hakiri kare, kuko ibyo bintu bishobora kuzamugiraho ingaruka. Kandi nawe niba wabikoraga, gerageza ubireke, kuko ibyo bintu birimo kwangiza kariyeri yawe y'ahazaza. Reka tujye ku cya gatanu. Ikintu cya gatanu kirimo gukomeza kwangiza urubyiruko ngo ni ukubura icyerekezo n'intego mu buzima bwabo. Bakomeza kukubwira ngo bwaba ari ubupfapfa bukomeye ugenda uri umusore, ukagenda uri umukobwa, mu buzima bwawe nta cyifuzo ufite, nta kintu ukorera buri munsi ngo wifuza kuzageraho. Waba ngo uri umupfapfa, ngo bwaba ari ubupfapfa bukomeye niba nta nzozi ufite ushaka kuzageraho mu gihe kizaza pe. Niba nta nzozi ufite urukorera buri munsi, ikintu wari ukorera utanga udutambo dutoya ngo urebe ko wazakigeraho mu gihe kizaza, ngo niba ntacyo ufite ngo waba uri umupfapfa, ngo kuko ibyo bintu byawe bizarangira bikwangirije kariyeri yawe y'ahazaza. Ubuzima bwawe buzagupfane mu gihe kizaza, kandi ari we wabigizemo uruhare. Ngo gerageza aka kanya utangire ufate icyemezo, utangire wihe intego y'ubuzima bwawe. Ikintu cya gatandatu gikomeje kwangiza imbaga nyamwinshi y'urubyiruko rw'Abanyarwanda ngo ni ugushaka amafaranga no gukira vuba. Mpite ko mbihuza na cya kintu cya betting twarebye hejuru mu ngingo zabanje, mu ngingo ya kabiri. Ngo uyu munsi umwana w'umusore, umwana w'umukobwa
arabyuka akangiza icyubahiro cyiwe, akangiza verisiyo yiwe ya nyayo kugira ngo abashe kubona amafaranga. Ngo ni ububwa, ngo ni ubucucu, ngo ukuntu usanga ngo urubyiruko rw'iki gihe, ngo aba Gen Z b'iki gihe bagenda bagatangira kwishora mu bikorwa bitemewe n'amategeko kugira ngo bagombe bakire vuba, muri make ngo babashe ngo kubona amafaranga byihuse. Ngo ni ubucucu, ni ubupfapfa bukomeye cyane, kuko ngo bari gushyira ubuzima bwabo mu kaga, kuko ngo ibyo bintu bakubwira ko ari byo bisura ejo kuba wajya muri gereza, ubuzima bwawe bukaba burangiriye aho ngaho. Ibi ni bimwe mu bintu birindwi birimo kwangiza urubyiruko rw'abanyarwanda nyamwinshi. Ntabwo ari byo byonyine, hari n'ibindi, ariko ibi ni byo bikomeje kuza ku isonga mu biri kwangiza urubyiruko nyamwinshi rw'abanyarwanda. We musore, we mukobwa, we mubyeyi, niba wagiriwe amahirwe yo kuza hano kuri Rush Up Media ukumva ibi bintu ko tubivuze ko ari birindwi, gerageza basi ugire ikintu ukuramo, ugire isomo ukuramo, urebe bimwe wakoraga bitari byiza, urebe uko wagendanaga n'inshuti zawe, urebe ikintu ugomba gukosora. We mubyeyi, urebe ikintu ugomba gukosora ku mwana wawe. Nawe musore, nawe mukobwa, urebe ikintu ushaka, urebe ikintu ugomba kwihinduraho muri wowe, ugomba kugarura verisiyo yawe ya nyayo, aho kugira ngo ukomeze ugendere mu kigare. Iyi yari Rush Up Media, ni umuryango washyiriweho kugira ngo ukomeze uzamure icyubahiro n'indangagaciro z'abanyarwanda, ndetse ukomeze kubaka ahazaza heza h'abanyarwanda. Icyo ngusaba, kora subscribe, kandi niba ushaka ko hari ikintu twakuganiriraho uzugishyira hano hasi muri komenti. Iyi ni Rush Up Media, nje nkaba Rush Up, tuzongere duhurire muri video itaha. Turijwi risubiza buri muhamagaro, Rush Up Media ivuga inkuru, Rush Up Media izana icyubahiro.